ibihe byiza ku bantu mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro bikomeje kugenda bitambuka kuri Hot News TV Rwanda. Niba uri mushyashya ihute ukora subscribe cyangwa sabone ujye ubasha kubana natwe. Mwese rero aho mudukurikira muherere hose tubifurize gukomeza kugira impera nziza z'umwaka wa 2025. Nubwo mbona hari abarimo kugenda babibabariramo, hari imiryango irimo kugenda isoza umwaka ifite agahinda bitewe n'ibikomeje kugenda biba, ariko nyine niyo si dutuye. Tugarutse mu mwanya tuba tugenda tureba ibiba bikomeje kugenda bivugwa hirya no hino mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibibera aho dutuye. Muri aka kanya rero nkaba mbona impanuka y'imodoka, imodoka iri mu bwoko bwa bisi. Ni imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Ni impanuka rero yaje kuba yaba mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere tariki ya 15 uku kwezi kwa 12 2025. Amakuru avuga ko imodoka ya sosiyete itwara abagenzi mu buryo bwa rusange akaba ari imodoka ikorera sosiyete ya Trinity Express. Izi modoka murazizi, ni imodoka ziva Kigali zerekeza Uganda, zikava Uganda ziza Kigali. Iyi modoka rero yaje kuba yakora impanuka ubwo yari irimo kuva mu gihugu cya Uganda irimo kuza i Kigali, irimo abantu batandukanye barimo n'abanyarwanda. Akaba hahise hapfiramo abanyarwanda babiri n'undi muntu umwe wari uri muri iyi modoka utari umunyarwanda. Iyi mpanuka rero ikaba yabaye mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere nkuko twababwiye tariki ya 15 kuza 25. Yabaye hagana saa 8:30 z'ijoro. Reka tuvuge z'igitondo cyangwa se iz'ijoro, byose ni ibintu byumvikana, ariko saa 8 burya haba hatangiye kugenda hagana mu gitondo. Ikaba yabereye mu muhanda mugari wa Kabare Mbarara, ni mu majyepfo ya Uganda. Iyi modoka rero yari irimo kuza i Kigali izanye abagenzi. Murabona ukuntu iyi modoka yashwanyaguritse, murabona ko uburyo yabaye biteye ubwoba. Ntago batangaje uburyo byagenze. Ikinyamakuru dukesha inkuru rwose ndabona kitashizemo niba imodoka yagonganye n'indi cyangwa se hari ukundi kuntu byagenze, ariko nkuko ngiyewe mbibona ishobora kuba yaje kuba yagongana n'indi, kuko ndabona igice cy'imbere no ku ruhande cyabaye ushwangi burundu. Gayo nguko rero katwihanganisha imiryango y'ababuza babo, yabo banyarwanda bapfiriye muri iyi mpanuka. Hanyuma abanyarwanda babuze ubuzima nabo tubifuriza iruhuko ridashira, Imana ibakire mu bayo. Ubwo nyine basoje umwaka nabi nta kundi, niyo si dutuye. Hanyuma namwe mbashimire kuba mwafashe umwanya mukabana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba turimo kugenda tubagezaho. Ndabakunda cyane, urukundo rwo bakunda nago nawe nuko nduvuga birumvikana, kuko ibiganiro tubikora ku bwanyu, si byose. So naho mu yandi makuru n'ibindi biganiro ndakomeza kugenda mbagezaho.